A man sits all alone in a jail cell. Umugabo wicaye wenyine mu cyumba cya gereza azi ko mu masaha make asigaye ari bwicwe. Bigomba kuba ari bitavugwa kandi biteye ubwoba kuruta uko nabyibwira. Uwo ni wo mwanya uwo muntu yisanzemo muri uyu mugoroba. You send for a preacher? Watumyeho umubwiriza-butumwa? I didn't send for anybody. Nta muntu natumyeho. Warden says Umukuru wa gereza yavuze ko ushaka kubonana n'umubwiriza-butumwa. Well, the warden's wrong. Ubwo umukuru wa gereza yibeshye cyangwa se ni mama wanjye ufite imyaka 69. 69-year-old mama. Well, you can tell your 69-year-old mama. Rero ubwo ni ukubwira mama wawe w'imyaka 69 ku icyifuzo cye cyumviswe. Yeah? Well, how am I supposed to tell my mama? He? Mama nayimubwira nte? Nsigaje amasaha atagera no kuri atatu ngo bantera urushinge rwica. Did you send for a preacher? Wigeze utumaho umubwiriza-butumwa? Yeah. Yego. Is there something you want to talk about? Hari icyo ushaka kuvugaho? No. Oya. Are you scared, Mr. Benson? Ufite ubwoba bwana Benson? Mister. You call me Mister. Bwana? Unyise bwana? Something wrong with that? Hari iki ibyo bitwaye? No. It's just I've been on death row for 9 years. Nuko gusa mu myaka 9 maze ntegereje kwicwa nta muntu wigeze ampamagara atyo. Niswe byinshi hano ariko nta wigeze na rimwe anyita atyo. Well, now you have, sir. Ubu noneho uri mutware. And you're calling me that too. Niryo naryo rarinyise. What, sir? Irihe? Mutware. They teach you to talk like that. Mu mashuri yigisha kubwiriza ni baba bigisha kuvuga gutyo. No. Oya, ahubwo mama ufite imyaka 79 niwe wambwiye kubaha umuntu umwanya yaba arimo wose cyangwa ibihe yaba ari gucamo. Niwe ugomba gushimira ibyo. You have her to thank for that. So you trying to Uri kugerageza kunsetsa? No, sir. My mother is 79 years Oya mutware, mama afite imyaka 79. Do you have any questions? Hari ibibazo waba ushaka kubaza bwana Benson? No. Oya. Then why did you ask to see a preacher? None ni iki cyatumye utumaho umubwiriza-butumwa? Because I don't want to die. Kuko ntashaka gupfa. Sinzi umuntu kuri iyi si wifuza gupfa. Nta muntu uzi biba mu rupfu, nta ujya abasha kugaruka ngo atubwire biba ku rundi ruhande rw'urupfu. Rero mfite ubwoba. Siko bimeze? So I'm scared, all right? I understand. Ndakumva. Oh, do you really? Koko se? Yes. Yego mutware. No, you don't. Are you on death row? Reka ntacyo wumva. Wakatiwe urwo gupfa se? Matter of fact, I am. Mu by'ukuri nararukatiwe. Oh, so now you really trying to be funny? Nta kindi uri kugerageza kunsetsa. Oya mutware, siko biri. None ni gute wakatiwe urwo gupfa? Mr. Benson, you're scheduled to die in less than 3 hours. Bwana Benson, ufite ubwoba bwo gupfa mu gihe kibarirwa munsi y'amasaha 3. Nanjye mfite ubwoba bwo gupfa mu gihe gito kiri imbere. Mfite imyaka 54. Mbese uratekereza nsigaje igihe kingana gite kuri iyi si? Imyaka 30? Imyaka 40 se? Ishobora no kuba iminota 40 gusa. Simbizi. Gusa icyo nzi neza ntashidikanya nuko umunsi umwe nzapfa. Rero kimwe nawe nanjye nakatiye urwo gupfa. Ikiriho ni kimwe gusa. Nuko ufite imbogamizi yo kubuza igihe ugomba gupfira. What a miserable life I've had. Mbega ukuntu nabayeho nabi. Mfite imyaka 42 iteka nahoze nisanga mu makosa. Hafi ubuzima bwanjye bwose. Nta cyaha ntakoze. You name one crime. And I've done it. We've all committed crimes, Mr. Benson. Bwana Benson, twese twakoze ibyaha. Yeah? I don't see you in here. Nibyo se, ntabwo nkubona hano ariko. Wowe se wakoze ikihe cyaha?
I may not be in this particular prison. yego nshobora kutaba muri iyi gereza by'umwihariko ariko twese twakoze ibyaha ndetse twese turi muri gereza ibyo nashobora kubiguhamiriza ndumva uri kwisubirisha udusubizo twiza. No, Mr. Benson, just the truth. Let me ask you something. Oya bwana Benson uko ni ukuri mbese nagira icyo nkwibariza uratekereza ari iyihe mpamvu abantu bapfa? Bamwe mu bantu bapfa kuko abayobozi ba gereza babatera inshinge zica. Let me ask you this again. Reka nongere nkubaze uratekereza ari iyihe mpamvu abantu bapfa? Ngo ndatekereza ari iyihe mpamvu abantu bapfa kuko imitima yabo irekeraho gutera. Bwana Benson Bibiliya itubwira ko ubugingo bukora icyaha ari bwo buzapfa. None uko niko kuri twese turapfa kuko twese turi abanyabyaha. Urupfu rushobora kuza mu buryo bwinshi yaba indwara y'umutima, kanseri se, impanuka y'imodoka cyangwa se no guterwa urushinge rwica. Ariko rero hanyuma ya byose icyaha nicyo kirangiza umuntu uwo ari we wese. Rero bwana Benson mu kuvuga nti buri muntu ni koko ni buri muntu abe wowe yewe uri muri iyi gereza wese n'undi wese uri kuri uyu mubumbe. Everybody on this planet. Save me. Ntabara niko abanyamadini muvuga. It doesn't mean anything to me. Ibyo ntacyo bimbwiye. I know. Ndabizi. What do you mean you know? Ushatse kuvuga iki ngo urabizi? It means nothing to most people. Nzi ko ntacyo bikubwiye. Abantu benshi ntacyo bibabwiye. Bwana Benson ibintu by'Imana bigenzuzwa umwuka ariko abantu benshi barapfuye mu buryo bw'umwuka bityo ntabwo babasha kumva ibyo ndi kuvuga. What are you talking about? Uri kuvuga iki? I'm talking about. Ndi kuvuga kugerageza guhumura umuntu w'impumyi ngo arebe. Ndi kuvuga kugerageza kuzibura umuntu w'igipfamatwi ngo yumve kandi nta muntu ibyo wabishobora uretse Imana yonyine. Icyo nashobora gukora ni ukuguha ukuri nagusengera nsaba ngo Imana igirire imbabazi ubugingo bwawe. Please be quiet. Quiet. Ndakwinginze ceceka rwose. I would like to help you, Mr. Benson. Ndifuza kugufasha bwana Benson. Huh? Well, let's see. Urashaka kumfasha yego? Reka turebe. Mu mwanya muto ndabamaze gupfa. Niba ushaka kumfasha mfasha gusohoka ahantu. Well, I believe that you have. Sinibwira ko se ufite ubujurire bwo kuba washobora gukira ku munota wa nyuma. Yeah. Yego, ariko igihe cyose najuriye byaranze. Umwanya wari wo wose guverineri arajahamagare kubwo ikigomba kumbaho. Ubuzima bwanjye buri mu maboko ye. Guverineri ibi yabibuza ariko ntabyo ari bubuze. Nta muntu wamfasha. What about your attorney? Umunyamategeko wawe se? What about him? Wese ki? Ndo gupfira hano. Wese yamaze iki? What do you want me to do? Urashaka ko nkugirira nte? Help me so I can live. Ndashaka kumfasha kugira ngo mbeho. Kuki utafata ifoto? Ifoto? Ndamutse se bigukoreye byagenda bite? Could what? Ukora ibiki? Byagenda bite ndamutse numvishije guverineri gusubika iyicwa ryawe? Ibyo byahindura iki? Byatuma mbaho. To keep living my life. Ubereyeho iki? Mr. Benson, you were Nkakomeza kubaho ubuzima bwanjye. given. Bwana Benson washinjijwe kandi uhamwa n'icyaha cy'ubwicanyi. Uhabwa igihano cy'urupfu. Nubwo guverineri yakwemera kuguha imbabazi, ubuzima bwawe bwose uzabumara muri gereza. Yego, ariko ahari naburira abantu ngo batazaza aha hantu. Wabigenza ute? Simbizi. Ahari najya mu mashuri nkabwira abakiri bato uko bikugendekera iyo witwaye nabi. Bwana Benson ntabwo waba ushobora gusohoka muri iyi nyubako. Ubwo nareba uko nageze ubutumwa hanze mu bundi buryo. Siko biri. Nabayeho ubuzima bubi cyane hano. Kandi hari n'ibindi bihumbi by'abana bazakora iby'ubupfu nk'ibyo nakoze. Go on. Komeza. Icyo nakora ni ukubabwira kudakora ibyo nakoze ngo batisanga bakatiwe urwo gupfa. Kandi abantu bose bakwiye kumenya ko gereza ari ahantu habi umuntu atakwifuza kuba. Keep talking. Komeza umbwire
yego nababurira, oya ndetse nabatera ubwoba, yego ariko nabikorana ukuri. Icyo ngomba kubabwira ni ukuri ko aha hantu atari ahantu ho kwifuza kuza. Nyitegereze, mfite ubwoba, ngiye gupfa, sinshaka gupfa, ntabwo niteguye gupfa. Guverineri aramutse yemeye kungirira ziriya mbabazi, nizeye ko ubuzima bwanjye nabukoresha ibyiza. Believe I could really do something good with my life. What about Jesus Christ? Naho Yesu Kristo se, About him. we si iki? Mr. Benson, Bwana Benson, guverineri naramuka atakugiriye imbabazi, mukanya urapfira hano, kandi Yesu niwe nzira yonyine umuntu yacamo ngo agere mu ijuru. Utamufite nta byiringiro. The only hope I have is Ibyiringiro byonyine mfite ni uko guverineri yahagarika uko kwicwa. the only hope you have. Ibyiringiro byonyine ufite ni Yesu Kristo. Nakubwiye ko twari abanyabyaha, icyaha gituma umuntu atinjira mu ijuru, naho kukibabarirwa bihesha umuntu kwinjira, kandi izo mbabazi Kristo atanga washobora kuzakira aka kanya. Yego nibyo. Ibyo rero biratuma nishima mu kanya gato mbere y'uko mpfa. Mr. Benson, Bwana Benson, ndabona ko kugeza n'ubu utari wasobanukirwa. understand what? Nsobanukirwa iki? Umumaro w'ibintu byo mu mwuka. Uwo Yesu Kristo ari we ibyo yagukoreye. Used to me. Yesu niba adashobora guhagarika ko nicwa, ntacyo amariye. Noneho aho ikibazo kiri ndahabona. Uri kwitekerereza ku buzima bugaragara bw'inyuma, kandi ndakumva niko abantu benshi batekereza. Uri kwitekerereza ku bigaragara, wari ukwiye kuba uri gutekereza ku bitagaragara. Urashaka kuvuga iki? Ngaho ntega amatwi. Muri Bibiliya, muri Yohana igice cya 3, hariho umugabo witwa Nikodemu wasanze Yesu mu ibanga kuko yari yaramubonye akora ibitangaza. Arangije avuga ko yamenye ko Yesu ava ku Mana. Kugeza aho ni amahoro. Ariko Yesu amubwira ko agomba kuvuka ubwa kabiri. Ariko Nikodemu aribaza ati, ni gute umuntu yavuka ubwa kabiri? Mbese yakongera kwinjira mu nda ya nyina ubwa kabiri? Nikodemu hano yatekerezaga kuvuka kuboneshwa amaso, aho Yesu we yavugaga ku kuvuka ko mu mwuka. Mu gice gikurikiraho hongera kubaho ikindi kintu gisa nk'icyo. Hariho umugore wari uje kuvoma amazi mu iriba, nuko Yesu amubwira ko aramutse amusabye amazi ye katazongera kugira inyota ukundi, kandi ko bizamuhesha n'ubugingo buhoraho. Ibyo ntiyabisobanukiwe. Uzi impamvu? Nuko yabitekerezaga mu isi y'ibigaragara, aho Yesu we yivugiraga ku bintu byo mu mwuka. Ibyo nkubwiye urabyumvise? now most people think, No, not really. Oya, habe na busa. look, Mr. Benson, Ikintu gifite umumaro mu buzima kuruta ibindi ni igice cy'umwuka. Abantu benshi batekereza ko turi imibiri ifite umwuka, kandi mu by'ukuri turi umwuka ufite umubiri. Rero ni ingenzi cyane ko wita ku muntu wawe w'imbere. body. It is very important that you give full concern to your spiritual being. Well, I got 2.5 Ubu nsigaranye amasaha 2 n'igice yo kubaho. Nta gihe mfite cyo gufata amasomo y'iby'amadini. I'm not talking about religion. Sindi kuvuga iby'amadini. Ndi kuvuga iby'ubuzima bw'ukuri bwo mu mwuka. Icyo nagusaba ni ugusaba Uwiteka, ugasenga umusaba imbabazi. Umubwire ko ubabajwe n'ibyaha byawe n'uburyo witwaye mu buzima bwawe. Umaze imyaka 42 wibereyeho, ni kuki utamara amasaha make usigaje umubereyeho? Well, isn't that just a wonderful... Urabona ko rero ubwo ari bwo buryo bwiza bwo kumara iminota yanjye mike nsigaje muri iyi si. Ubundi warekeye aho ugasohoka. Ndabona ko na n'ubu utarasobanukirwa. So what? I None don't si care. ibyo simbyitayeho. Ibyo urabyumva? Mr. Benson, Bwana Benson, ndashaka ko untega amatwi. Ukeneye umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe, uranyumva? Ukeneye kwakira umwami cyangwa se upfire mu byaha byawe ubundi ujye kuzimu. Nta bundi buryo bworoshye nabivugamo. Do you get extra money from your boss?
mbese bose wawe kurengerezaho ku mafaranga y'abantu bizeye ibi bintu? I don't gain anything. Oya mutware, ntacyo nunguka ahubwo niwe wunguka. Umuntu niyizera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, yizera ibyo maze kukubwira. None ndakwinginze Bwana Benson, senga usaba Imana kugufasha, kuko ubundi wahomba byose. I'm gonna die and I'm sitting here waiting. Giye kwipfira none n'agahe gato nsigaranye ko kubaho ndi kukangiza, numva umwigisha w'ishuri ryo ku cyumweru. You're not wasting time. Ntabwo uri kwangiza igihe, ahubwo nyemerera nkuyobore mu isengesho. Bwana Benson, mbese wemera ko uri umunyabyaha? Ni ikibazo gisaba yego cyangwa oya Bwana Benson? Do you believe that you are a sinner? It's a yes or no question, Mr. Benson. Yes. And Yego. did you murder the woman? Mbese umugore warezwe kwica koko waramwishe? Bwana Benson, Imana yisanzwe izi ukuri, iragutegereje gusa ngo ubyemere. Mbese wakoze icyaha cy'ubwicanyi? Yes. Yego. Mbese iyi niyo nshuro ya mbere ubyemeye? Yes. Yego. And did she Mbese beg for mercy? yarakwinginze ngo umugirire imbabazi? Yes. Yego. And did you show Mbese her? yari na nke wigeze umwereka? No. Oya. And do you think Mbese wibwira ko wowe Imana igomba kukubabarira? No. Oya. do you mean that? Mbese ibyo bikuye ku mutima? Yego. Mbese hari ukwicuza ufite mu mutima wawe kubw'ibyo wakoze? For what you did. I have felt like the worst. Niyumvise nk'umuntu mubi kuruta abandi bose. Sinzi icyanjeho iryo joro. Wari nk'umujinya mwinshi ntashobora gutegeka. Buri munsi narabeshyaga ku byabaye. Every day I have lied about what happened. Mr. Benson, why didn't you Bwana just tell the truth? Benson, kuki se utavugishaga ukuri? Because I was afraid the truth would put me in prison. But Nuko nari mfite ubwoba ko ukuri kuzangeza muri gereza. Ariko dore n'ubundi niho ndi. now I'm gonna die. None ubu ngiye no gupfa. Mbese ukuri ukumariye iki? On the contrary, Mr. Benson. the Uribeshya truth is the Bwana only thing that Benson, can help you now. kuko ukuri ubu aricyo kintu cyonyine gishobora kugufasha. Well, I just told you the truth. None rero maze kukubwira Guilty as ukuri. charged. Ibyo nashinjijwe birampama, nishe nabigambiriye. Ubwo mu magambo yawe ndi umunyabyaha wabigambiriye. Mbese ibyo birakunejeje? Does that make you happy? Well, Mr. Benson, Si I'm jyewe not the one ugomba you should kuba be concerned about. uguhangayikishije, ahubwo ni Imana. It's the Lord. Ariko nizera ko ubu yishimye ko wemeye ukuri That you nyuma have admitted the y'imyaka truth yose. after all these years. Mr. Benson, would you like Bwana to Benson, receive Jesus mbese Christ in wakwemera your life? kwakira Umwami Yesu Kristo mu buzima bwawe ngo akubabarire ibyaha byawe? Yes. Yes, I would. Yego. Yego Do you ndabishaka. understand why you need him? Mbese usobanukiwe impamvu umukeneye? No, Oya, not really. oya rwose. Jesus Christ Yesu was Kristo God ni Imana yambaye in umubiri, flesh. yaje mu isi mu myaka irenga ibihumbi bibiri ishize. Yabayeho ubuzima buzira icyaha, apfira ku musaraba. Yitanga nk'igitambo kubw'ibyaha by'abari mu isi. Yarahambwe azuka ku munsi wa gatatu, ubundi nyuma asubira mu ijuru. Rero
iki gikorwa cy'urukundo nicyo gituma jyewe nawe tubasha kujya mu ijuru, ariko tugomba kwizera Yesu uwo yari we n'icyo yakoze. But we have to believe in Jesus, who he was and what he did. Kandi rero tugomba kubyizera mu mutima bwana Benson, si hano mu bwenge gusa. Ibyo urabyumva? Do you understand that? Yeah, I think I do. Yego, Now, one more ndibwira thing ko you should know. mbyumvise. We're all born Ikindi ugomba kumenya ni uko twese tuvuka turi abanyabyaha, ku bw'ibyo tuba dupfuye mu buryo bw'umwuka. Mu kuvuga ntyo ndashaka kuvuga ko tuba dupfuye mu kumenya Imana. Ni Imana yonyine idufasha kumva ukuri kwayo. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kumusaba ndetse ukamuririra kugira ngo akize ubugingo bwawe. Hamwe n'ibyo bwana Benson, nizeye n'umutima wanjye wose ko nuramuka ugize utyo n'umutima wawe wose, Uwiteka arakumva. Mbese witeguye kugira utyo? Yego, numva niteguye. and the rest is up to you. Rero ibisigaye ni ibyawe. Nkora iki? What do I do? Vuga iki? And what do I say? Just imagine Ibaze Yesu aramutse yicaye aho iruhande rwawe nk'Imana umuremyi, umwami wawe, umukiza wawe. your Savior. Arashaka He's kugufasha. there to help you Wowe gusa kingura umutima wawe ubundi umuvugishe. and let it speak to him. Jesus, Yesu, I don't know anything about you or nzi ko ntacyo nkuziho cyangwa se ngo mbe nabasha kukureba. Ndagusabye ngo umbabarire umfashe. please help. Ndi umunyabyaha nk'uko uyu mubwirizabutumwa yavuze. I'm a sinner. Sinasobanukiwe byose yavuze, Like this preacher said, ariko muri uyu mwanya ndaguhamagaye ngo umfashe, everything to you. kandi niba ubishaka ndakwinginze mbabarira. I cry out to you right now. I ask you to help me. And if you will, please forgive me. Mr. Benson, Bwana Benson, I believe the Lord nizeye Jesus ko umwami Yesu Kristo has yumvise heard ijambo what you just ryose umubwiye. Yeah. Well, what now? Yego, Don't feel any different? none nkora iki? Still the same? Nta tandukaniro numvise. Situation's still Ibibazo byanjye biracyahari. oh no, Mr. Benson, your situation is very different. Now that lethal injection can kill the Oya body, Bwana but it Benson, cannot kill the spirit. ntabwo uko wari umeze ariko ukimeze. Ruriya rushinge rwica rushobora kwica umubiri, ariko ntabwo rushobora kwica umwuka ukurimo, ubugingo buhoraho iteka ryose. Ubu nizera ko nupfa uzajya mu ijuru. Yego, But I'm a murderer. ariko ndi umwicanyi, I killed a nishe woman. umugore. Ubuhe bwicanyi? You know what murder- Ubwicanyi mvuga urabuzi. In the eyes of the Lord, Mu maso y'Imana icyo cyaha nubwo cyari kibi cyane, wakibabariwe. Wakibabariwe i Karuvari ubwo Yesu yapfaga ku musaraba. Rero hamwe no kwizera, nizera ko izo mbabazi nawe zakugezeho uyu munsi. you today. You know, you're just Uri kunsobanurira ibintu byinshi ntashobora kumva neza aka kanya. I know. Ndabizi. But the next step Intambwe ugomba gukurikizaho ni ugusoma Bibiliya, kuko ijambo rivuga muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 2 ko nk'impinja zivutse ugomba kurya ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gukura. Iyi impinja zivutse mu isi turazigaburira kugira ngo zibashe gukura. Nuko bigenda rero no ku muntu uvutse ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka, umuntu ubaye umukristo. so what are Icyo you uri telling me? kumbwira ni uko mu gahe gato nsigaje kubaho ngomba gusoma What, read igitabo. a book? not just a book, Mr. Benson. Ntabwo ari igitabo gusa Bwana Benson, ahubwo ni Bibiliya, ijambo ry'Imana nzima. Si ukugusuzugura, ariko guverineri adahagaritse ibi byose, nta mwanya mfite wo gusoma igitabo.
Well, Mr. Benson, I have Bwana something else to Benson, say to you. hari ikindi nshaka kukubwira. What? Iki? Your pardon has been granted. Uhawe imbabazi. What? Ngwiki? Your pardon has been Uhawe granted. imbabazi. You will Uyu not be munsi executed. ntabwo uri bwicwe. Ibyo ubizi ute? Because I am not Kuko the preacher. ntari umubwirizabutumwa You said you watumyeho. were the preacher. Wowe ubwawe No, Mr. wavuze Benson, ko I never said ari we that. mubwirizabutumwa. I said that Oya your Bwana request Benson, had been heard. ibyo sinigeze mbivuga. Navuze ko icyifuzo cyawe cyumviswe. I said that your request had been heard. Said, who None are wowe you? urinde? Izina ryanjye Bwana Benson Darnell ni Andrew Daniel Johnson. Andrew Johnson. Darnell Andrew. The governor? Guverineri? Yes, sir, I am the governor. Nijye guverineri, ariko icy'ingenzi kuruta icyo ndi umukristo, kandi nizera icyo birivuga ko iyo umuntu apfuye atarakira umwami Yesu Kristo mu buzima bwe amara iteka ryose kuzimu, kandi iteka ryose Bwana Benson rihoraho. Nta muntu nifuriza kujya ikuzimu. Ndifuza gukora icyo ari cyo cyose kiri mu bushobozi bwanjye ngo mbone abantu benshi bamenya umukiza Yesu Kristo nk'uko nizeye ko uyu munsi wizeye. Thank you, sir. Urakoze mutware, urakoze. Don't think Winshimira Bwana Benson, shimira Imana. Uyu munsi nturi bupfe. Ndahindura igihano cyawe kibe burundu muri gereza nta bujurire. Niringiye ko uzakora icyo wavuze mu mwanya ko uzagerageza gufasha mu kubuza abantu kuza aha hantu. coming to this place. Oh, I will. I will, sir. Nzabikora rwose mutware, nzabikora. Ariko guverineri, uzi ko umuryango w'uriya mugore uri bukurakarire nibamenya ko Most nyiriho. likely they will be. But you know, Mr. Benson, Amahirwe menshi nuko bari burakare. Ariko urazi Bwana Benson, namenye ko hari ikiguzi mu gukurikira Kristo. Naho uriya muryango, nubwo icyababayeho ari ikintu kibi, birasaba gusenga basaba Imana kubafasha no kubomora muri ibyo bihe. Nabo bagomba kumenya ko ari abanyabyaha, kandi nubwo batuye hanze y'izigiriyaje, nabo bakatiwe urwo gupfa. Rero Bwana Benson, dufite ikigo dushyiramo abana batubaha ubuyobozi, abana bari mu nzira yerekeza muri gereza. Ndaza kohereza amatsinda yabo hano baze kugutega amatwi. Urumva wababwira uko bimeze? Iminsi nzamara, ndagusezeranya ko nziyemeza kubuza abantu kuza aha hantu, kandi nzanababwira Yesu Kristo nk'uko wambwiye. Nzi ko ntazi byinshi kuri we, ariko icyo nzi nzakibabwira. I will tell him. I believe you will. Nizeye ko uzabikora. And speaking about not knowing much, Ku bijyanye no kuba ntazi byinshi, mutware, hari icyo wambwiye ko ngomba gusoma Bibiliya. Nibazaga niba mwamfasha mukayinyoherereza. have one sent to me. Murakoze mutware. God bless you. Imana iguhe umugisha. Governor, Guverineri, mbese mwagira ikindi kintu kimwe mu nkorera mutware? If I can. Niba mbishobora. could you tell my 69-year-old mama Mbese mwambwirira mama w'imyaka 69 ibyabaye ku muhungu we uyu munsi? I will. Ndabikora.